nyemerera nongere mwikaze ukunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show nk'ibisanzwe byumva kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista wa munyamakuru bakunda wari wifuriza imigisha nyagasani wari ubifuriza ibyiza gusa nkomeza kugusuza ukunda kutwumva uri iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali n'abantu bakunda kudukurikirana bari i Burundi ndabasuje kabisa ngenda mbasabira umugisha ku Mana. Uyu munsi rero tugiye kugenda turebera video ebyiri ziri kugenda zikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ziganisha ko cyangwa ziri kugenda zivuga ko ariyo mpamvu nyamukuru yatumye bagenda bahagarika insengero nyinshi zigiye zitandukanye. Nkuko mwatangiye mubyiyumvira rero video ya mbere ntabwo nirirwa nyisubiraho, namwe murabizi ni ikinyarwanda bari kuririmba. Iyo niyo video nyamukuru abantu benshi bagiye bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abantu bakoresha urubuga rwa X cyangwa Twitter. Ni urubuga rwahindura izina cyane cyane abantu benshi ndatekereza ko mutararumenya kabisa, ariko ndatekereza ko mwamaze gusirimuka ni urubuga rwa Twitter. Iyo video rero ngenekereje ntabwo ari video yagakwiriye kuba urwitwazo cyangwa ngo abantu benshi bakomeze kuyisharinga, kuko ndatekereza ko iyi video imaze igihe kirekire nyibona. Ndatekereza ko ibi bintu nta hantu bikiba, ibintu byo kujya gusengera ku rutare cyangwa ahantu ngo hari kumanuka amazi menshi nk'uko muri kugenda mubyibonera. Ndatekereza ko ibi bintu ari ibya kera, niyo mpamvu turi kuvuga ati n'urwenzo rudashira rwo gushaka urwitwazo rudahari. Nyamara wasanga n'iyi video nk'uko twayitangiranye wasanga atari abanyarwanda. Ndatekereza ko nta rusengero rwo mu Rwanda bapfa kwifata ngo baririmbe biriya bintu mu rusengero. Urumva ko ari ibintu bigiye bitandukanye. Insengero rero aho hirya muri karitsiye cyangwa hirya ugiye utuye mu kagari kawe, mu murenge wawe, mu karere kawe bimeze bite? Cyane ko bagiye batangaza ko nta murenge wemerewe gufungura insengero eshatu, cyane cyane nk'insengero zigiye zifite ibintu by'amavuriro, ibikorwa remezo mbese muri rusange. Waba muri karitsiye wanyu bimeze bite? Nizere ko mutatereye ku ruhande kugira ngo mwese ngo mucike intege mwumve ko byacitse. Uyu munsi rero ni amakuru menshi nagiye mbatangariza. Bimwe mu bintu perezida yagiye avuga ni ikiganiro nabakoreye kuri Kora TV Show. Nizere ko mwakibonye, nawe utarakireba ugende ukandeho kabisa ushake ikiganiro nakoze uyu munsi kabisa, kugira ngo ubashe kumenya bimwe mu bintu perezida yagiye avuga ku nsengero. Nizere ko rero mukomeje kugenda mwisunganya nk'uko tugenda tubiganiraho. Nizere ko mutatereyeyo cyangwa mubiharire abapasiteri cyangwa mukumva ko hari abantu byagenewe mu rusengero kugira ngo murusheho gukemura ibibazo mufite mu rusengero rwanyu, kugira ngo babashe kugenda bafungura insengero. Ndagira ngo rero niba ukunda gukurikirana Kora TV Show ntukajye ugenda udakoze subscribe, like, share and comment. Mutubwira ati ibi bintu koko niba byarabaye ari no mu Rwanda, muze tuganire. Wasanga hari n'umuntu waba uhazi ko ahantu koko ari mu Rwanda. Gusa njyewe ndebye ndumva koko aba bantu bashobora kuba ari abarundi, nubwo iyi video iri kugenda ikwirakwizwa kuri Twitter cyangwa kuri X, ku rubuga rwa X bari kugenda babeshya ngo ni abanyarwanda. Wenda ahangaho twabyemeranwaho, kuko ahangaha hari n'abantu twajyaga mu butayu kera ndabyibuka, tukajya nko gusengera mu ishyamba cyangwa tukajya nko gusengera ahantu hagiye hatandukanye. Wenda aba bantu baba baragiye gusengera munsi y'umugezi bashobora kuba ari abanyarwanda. Ariko nk'iyo video twatangiranye, muze tuganire muri comment, mugende mutubwira ati ahantu niba hari n'umuntu waza agenda turabura muri comment atubwira ati ese aba bantu ni abanyarwanda cyangwa ni ikinyoma. Wasanga hari n'abarundi, niba ari n'abarundi bakunda gukurikirana ibiganiro bya Kora TV Show, mwagenda mukandika muri comment mukatubwira ati ese ahantu ni hehe, ni mu Burundi ni hehe, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza, turusheho kumarana amatsiko kabisa 5 kuri 5 nk'uko mba nabibabwiye. Uyu munsi rero nta kindi kintu nshaka no kugira ngo mufate umwanzuro kabisa. Niba ari n'abantu bajye bakora ibi bintu byo kujya gusengera nk'ahantu hatishyira ubuzima bwabo mu kaga, cyane ko murabyumva ko ku ruhande hari umwana wari kwavugira ari kugenda ahamagara mama we. Urumva ko ari ibintu biba bibabaje, ugashyira umwana iruhande rw'uruzi rumeze gutya ukagenda ngo uri gusenga. Ese usengeye muri shambure yawe cyangwa ukagenda ugashaka kandi ahantu hameze neza, Imana ntiyakumva. Abantu rero mwumva ko kujya kwibabaza ukibabarishwa cyangwa ngo gufata umwanya, reka tubyite wenda nko kunyura mu buribwe ko ari Imana irakumva, ariko ntabwo Imana ireba nk'abantu. Imana ntabwo itekereza nk'abantu. Wefata ahantu hatuje wumva hatagushyira ubuzima bwawe mu kaga, ugende ushaka ukuntu waganira nawe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Tugende tumenya ubwenge, tugende dufata umwanzuro nk'abantu bakuru kabisa, kandi nk'abantu dukore
kandi ntimwibagirwe gusenga, mutagira ngo ibi byose tuba turi kubivuga tubabuza gusenga, ariko mwere kugenda mujya ahantu hashyira ubuzima bwanyu mu kaga. Hari ibintu perezida yagiye atangaza rero, yagiye avuga ko hari abantu bagiye bashyiraho nk'ubuvumo, bakavuga ati bazajya bahurira mu buvumo, ngo hahandi uba ugeze umwuka utangiye guhera, ngo niho nyamara uba ukwiye kubonana n'Imana, ngo nibwo umwuka wera uba ugiye kuza ngo ukakumanukira, ukaba ugiye kwihura n'Imana bwite, ngo uba ugomba kwihangana ugahatiriza n'ahandi usanga ngo umuntu yaguye mu buvumo, bakagira ngo yari yagiye nko gucukura amabuye y'agaciro, nyamara yari ari gusenga. Nibyo bintu rero mba ndi kugenda mbaraburaho kugira ngo mwikosore niba ari n'abantu babikora, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Reka dusubike rero dukomeze tuganira no muri komenti, mukurikirana n'ibindi biganiro bya Kora TV Show. Njye wumvaga kuri mikoro n'umuhungu wanyu Krista, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Kora TV Show. Ushaka kuduha igitekerezo, hari ikibazo ushaka kutugezaho, cyangwa hari amakuru yabereye muri karitsiye yanyu ushaka ko dutambutsa hano kuri Kora TV Show, nimero ya telefoni ni 0789955620. ahantu hose ni Kora TV Show, yaba TikTok, yaba Instagram, yaba Facebook. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ikibazo, niwabura aho twandikira kabisa. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze kubandindira.